tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Uhera aho twatangiriye iki kiganiro tumenye Bibiliya kugeza amagingo ya tumaze kwigira hamwe ibitabo 57 bigize Bibiliya. Mu isezerano rya kera tumaze kwiga ibitabo 34 ari by'ibi bikurikira: Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri, Yosuwa, Abacamanza, Rusi, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya kabiri cy'Abami, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, n'igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Tumaze kandi kwiga igitabo cya Ezira, Nehemiya, Esiteri, Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza, indirimbo za Salomo, Yesaya, Yeremiya, igitabo cy'amaganya ya Yeremiya, igitabo cya Ezekiyeli, igitabo cya Daniyeli, Hoseya, Yoweri, Amosi, Obadiya, Yona, Mika, hamwe n'igitabo cya Nahumu. Ibyo nibyo bitabo byo mu isezerano rya kera tumaze kwigira hamwe, kandi nizera ntashidikanya ko hari byinshi umaze kunguka. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imani happy icyubahiro. Naho mu isezerano rishya tumaze kwiga ibitabo 23 ari by'ibi bikurikira: Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ubwa Mariko, ubwa Luka, ubwa Yohana, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, Abagalatiya, Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, urwandiko rwandikiwe Tito na Filemoni, Abaheburayo, Yakobo, urwandiko rwa mbere rwa Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, urwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa kabiri rwa Yohana, n'urwandiko rwa gatatu rwa Yohana. Dushingiye kuri izi nyigisho zose tumaze kubona muri ibi bitabo 57 byose, ndahamya neza ntashidikanya ko hari byinshi cyane umaze kwiga no kunguka. Inshuti yanjye, ibihe dusohoyemo abantu bakeneye kwiga ijambo ry'Imana. Nabivuze kenshi ko Bibiliya ari cyo gitabo kigurwa cyane kurusha ibindi bitabo byose, nyamara nicyo gitabo gisomwa gake kurusha ibindi bitabo byose. Mu yandi magambo, nubwo Bibiliya itunzwe n'abantu benshi mu ngo zabo, abayisoma uyu munsi ni mbarwa. Uzabona ko kenshi tuzigendana mu ntoki ariko tutazi icyanditsemo. Abenshi bazifata ku cyumweru bagiye gusenga, aho usanga bahungura ivumbi ku bifuniko bya Bibiliya kuko ibimaze icyumweru mu kabati atayikoza, kandi yagera no mu rusengero kuyisoma ntibikunde kuko za WhatsApp na Facebook zo muri ya smartphones dutunze biba bitamworoheye. Ko yicara mu rusengero agatereka ku ruhande ya Bibiliya ye ahubwo akifatira smartphone ye
maze agatangira kuganira n'abari kure no hafi ye. Umubajije ibyo arimo, akavuga ko muri telefone ye afitemo Bibiliya kandi ari ntayo ari gusoma. Ngayo nguko uko ibyanditswe byera bikomeza gutakaza agaciro muri iki kinyejana cya 21. Imana yacu tubabarire. Inshuti yanjye, reka uko Imana itugiriye ubuntu tukaba tukiriho, aba ari nako duha agaciro akanya ko kwiga ijambo ry'Imana. Tumenye Bibiliya irahakubereye kugira ngo igufashe muri urwo rugendo rwo kwiga no gusesa ibyanditswe. Kandi uko uzarushaho gukunda Bibiliya ni nako uzarushaho kwegera Imana no gusabana nayo. Kuvuga menshi siko kuyamara, na cyane ko uyu munsi tugiye gutangira ikindi gitabo gishya. Ariko mbere yuko twinjira muri icyo gitabo gishya, ni byiza ko twongera gusubiza amaso inyuma tukareba ku byo twize mu gitabo duheruka kwigira hamwe, ari cyo gitabo cya Nahumu. Mu kiganiro giheruka twigiye hamwe cyangwa se twasoje inyigisho ivuga ku gitabo cya Nahumu. Igitabo cya Nahumu cyanditswe na Nahumu nyine kuko kimwitirirwa. Nahumu wahanuye nyuma ya Yona yavuze ko Nineve hazarimbuka kuko bumvise ubutumwa bw'Imana igihe gito babuzaniwe na Yona, ariko nyuma yaho bakongera gutera Imana umugongo. Nakubwiye rero ko ubuhanuzi bwa Nahumu ari ingenzi cyane kuri twebwe kuko buvuga akariho uyu munsi. Nahumu, umuhanuzi wo mu bwami bw'amajyepfo i Buyuda, yahanuye ko ubwami bwa Ashuri buzarimbuka n'umujyi waho wa Nineve kuko bateye Imana umugongo. Imana yari yarihanganiye Abashuri igihe kirekire, ariko banga kuyigarukira. Nubwo ubu bwami bwari bukomeye cyane kandi bukize, ibyaho byarangiye nabi, kandi Imana ivuga ko iki gihugu kitazongera kubaho ukundi. Nyuma yo kuganira byinshi byerekeranye n'ibiganiro twize byatambutse ndetse no guhugurana, duterana umwete wo gusoma no kwiga ibyanditswe, reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi. Nk'uko nigeze kubikomozaho kandi nkaba narabigusezeranyije, uyu munsi turatangira kwigira hamwe igitabo gishya cyitwa Habakuki. Mbese uyu Habakuki yari muntu ki? Niki yanditse? Ibyo yanditse yari habibwira bande? Ibibazo n'ibindi byinshi ushobora kwibaza tuzagenda tubisobanukirwa muri urugendo dutangiye rwo kwiga igitabo cya Habakuki. Reka ngusabe kuzagendana nanjye udacikanwa n'ikiganiro na kimwe, kuko ari byo bizagufasha gusobanukirwa neza ubuhanuzi buri muri iki gitabo cyitwa Habakuki. Nshuti yanjye, mbere yuko twinjira muri iyi nyigisho, nyemerera tubanze dufate akaruhuko gato maze ngaruke mu kanya twiganirira. Imana ikomeze kugirire neza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Nahumu, Habakuki na Zefaniya ni abahanuzi bafite ibintu byinshi bahuriyeho. Buri wese avuga ku bintu bitandukanye bihuza Imana n'umuntu. Abo bahanuzi navuze haruguru berekana ukuntu ubuyobozi bw'Imana bukorana n'ubutegetsi bw'abantu. Bakavuga kandi no ku busabane bw'Imana n'umuntu ku giti cye. Ahandi bahurira nuko ukurikije amateka usanga bose ari abo mu gihe kimwe. Ntabwo byoroshye guhamya neza umuhanuzi wese wo muri bo imyaka yahanuriyemo cyangwa yabayeho, ariko ikigaragara nuko ari abo mu bihe bimwe.
Ibyo kandi ni ibintu rusange ku bitabo byo mu isezerano rya kera, kuba abanditsi cyangwa ibitabo byabo nyirizina byaba ibyo mu gihe kimwe. Kandi icy'ingenzi cyane si igihe nyacyo cy'umwanditsi, umuhanuzi cyangwa igihe igitabo cyandikiwe, ahubwo icy'ingenzi ni ubutumwa buba buri mu gitabo cyanditswe. Icyo tuzi gusa ni uko abahanuzi uko ari batatu, ni ukuvuga Nahumu, Habakuki na Zefaniya, babayeho mu gihe kiri hagati y'ubwami bwa Yosiya n'ubwami bwa Yehoyakimu, ndetse bikaba binumvikana ko hari no mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya. Ubwami bwo mu majyaruguru bwari bwaramaze kujyanwa mu bunyage, naho ubwami bw'amajyepfo bwari busatiriye kujyanwa mu bunyago nabwo. Nyuma y'umwami Yosiya, abandi bami bose bo mu majyepfo babaye babi cyane uko bagiye basimburana. Nahumu, Habakuki na Zefaniya bose babayeho muri ibyo bihe by'ubwami bubi. Nubwo kandi hari byinshi abahanuzi bahuriyeho, ibitabo byabo bifite ukuntu bigiye bitandukana kimwe ku kindi. Nk'igitabo cya Nahumu kivugira gusa kuri Nineve, umurwa mukuru w'ubwami bwa Ashuri. Nahumu we yerekana ko Imana ica imanza zitabera, ko Imana ari nyakuri kandi ikaba Imana y'urukundo. Mbese mu gucira urubanza ubwo bwami, Imana yabikoze ikiranuka. Habakuki we rero, ibyo bitandukanye n'ibya bagenzi be, kuko ari umuntu wibazaga ibibazo byinshi. Habakuki ni umuntu utarigeze wumva ukuntu Imana yari imeze mu kutita ku bicumuro by'ubwoko bwayo. Habakuki yabazaga Imana ati, kuki nta kintu ukora? Kuki urebera ibibi? Muri iki gihe hari abantu bibaza nk'uku nguku kwa Habakuki, bakavuga bati, kuki Imana yicecekera ku bintu bikorerwa mu isi? Kuki itaza ngo ihagarike akarengane n'ubugome buriho muri iki gihe? Imana yashubije Habakuki imumenyesha ko irimo kwitegurira igihugu cya Babuloni, kikaza guhana Ubuyuda, kikabujyana mu bunyage, ngo keretse baramutse bihannye nibwo yareka iyo gahunda. Niba wumva neza ko Habakuki yari afite ikibazo na mbere, urahita wumva ukuntu yahise agira ikindi kibazo, aho yabajije ati, ese kandi kubera iki ukoresheje Babuloni kandi ari igihugu cy'ubugome kurushaho, igihugu cy'abapagani gisenga ibigirwamana, akaba ari cyo kandi gihana Ubuyuda? Imana yasubije Habakuki ko itari mu ruhande rwa Babuloni, ngo ahubwo nayo izayihana mu gihe cyayo. Uko niko Imana ikora. Iki gitabo cya Habakuki ni ingenzi cyane, ndetse ubona ko gifitanye isano n'isezerano rishya. Igitabo cya Habakuki kijya gusa n'ibitabo bitatu by'amahame y'isezerano rishya, ari byo urwandiko rw'Abaroma, Abagalatiya n'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Kandi ibyo byose byagiye bigira imirongo yo muri Habakuki bikoresha. Mu by'ukuri icyanditswe kiboneka muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 4 ni umurongo wabaye ishingiro ry'ubutumwa bw'ibyo bitabo byose. Icyo cyanditswe kibonekamo amagambo avuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera Sambirana, sambirana, usemerera Imana yakicyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana yakicyubahiro. Sambirana,
Iki gitabo gito cya Habakuki kimeze nk'imirasire y'ibyanditswe byera kandi ni icy'ingenzi cyane. Ubuto cyangwa ubugufi bw'iki gitabo ntibukuraho kuba iki gitabo ari ingenzi cyane. Uko abantu bakivuga cyangwa bagitekereza ntibikuraho agaciro kacyo. Izina Habakuki risobanura guhoberana cyangwa se to embrace mu rurimi rw'icyongereza. Uwitwa Dr. Charles Feinberg yavuze kuri ibi bitabo ari byo igitabo cya Habakuki, Zefaniya na Hagayi, aho igisobanuro cy'iri zina cyatanzwe na Martin Luther. Kuri iri zina Habakuki bisobanura guhoberana cyangwa guhobera undi umufashe mu maboko ye. Imana ihobera ubwoko bwayo ibafashe mu maboko yayo. Ni nko kuvuga kubahumuriza no kubakomeza, nk'uko umubyeyi ahobera umwana urira amuhoza ngo aceceke, amwereka ko ibintu bigiye kugenda neza. Habakuki nta kintu avuga cyerekeranye n'ubuzima bwe habe n'umwaka runaka. Dr. Magee yitaga Habakuki ko ari umwemera gato, akamugereranya na Toma wo mu Isezerano rya Kera, kuko Habakuki yari ameze nk'ufite ikibazo mu bwonko. Igitabo cye ni igitabo kidasanzwe, si ubuhanuzi bukarishye ukurikije uko bumeze. Kimeze nk'igitabo cya Yona, aho Habakuki avuga ku nararibonye n'Imana, ibibazo bye yibaza ku Mana no ku bisubizo Imana itanga. Dushobora kuvuga ko Habakuki yavutse mu buryo bwateguwe n'Imana, bwizweho, hanyuma kandi yiga kuba ubwe atagendeye ku bandi. Natwe tuzamushyiraho akabazo kuzarinda tugera ku gice cya nyuma gisoza iki gitabo cye, cyane cyane mu 200 cyangwa 3, aho dushobora gushyiraho agatangaro. Mu by'ukuri iki gitabo kivugira ku nararibonye yihariye iyo umuhanuzi yavuze mu buryo bwo gusiga. Habakuki yari umuntu ushimishije cyane kandi yanditse igitabo cyiza cyane, yanditse mu magambo meza cyane. Igice cya nyuma cyanditse mu buryo bw'indirimbo za zaburi yo guhimbaza no kuramya Imana, kikaba cyandikanye ubuhanga bukomeye. Interuro iheruka muri iki gitabo iravuga ngo byahimbiwe umutware w'abaririmbyi babicuranga mu mirya y'inanga. Aya magambo niyo yerekana neza ko iki gitabo cya Habakuki ari indirimbo. Urumva ko yandikiwe umutware w'abaririmbyi. Igice cya nyuma cy'iki gitabo cya Habakuki ni zaburi y'ubwiza. Mu by'ukuri ubuhanuzi bwose bwo muri iki gitabo cya Habakuki ni nk'ibuye ry'agaciro kenshi. Iki gitabo kandi nubwo ari kigufi cyane, gitangirira mu mwijima kigasoreza mu bwiza. Gitangirana ikibazo kigasoreza ku gatangaro. Noneho rero Habakuki ni uwo kwibazwaho cyane. Kuki Imana yemera ikibi kikabaho bikadutera kwibaza cyane? Iki gitabo kirabyemeza. Burya rero birashoboka kugabanya gushidikanya kwa Toma wo mu Isezerano rishya n'uwo mu Isezerano rya Kera ari we Habakuki, ndetse n'uwo muri iki gihe cyacu duhagazemo by'umwihariko mu ijambo rimwe gusa. Kubera iki? Ni ikibazo cy'ibanze ku kiremwa muntu. Mu gihe dukuyeho ibibazo byose byibazwa ku cyita rusange cyo hasi, bitugeza ku kibazo shingiro, aricyo kibaza ngo kuki? Iyo witegereje neza usanga ubutumwa bukubiye mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki ari ikinyuranyo n'ubukubiye mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Mu gitabo cya Nahumu Imana yavugaga ku rubanza, kandi ikibazo cyari iki ngo ni gute Imana yaba Imana y'urukundo n'umucamanza nk'uko ikora? Hano mu gitabo cya Habakuki hari ikinyuranyo, kuko ikibazo kibaza ngo kuki Imana ari nta kintu ikora ku bibi bibera mu isi. Ingingo nkuru mu gitabo cya Habakuki ni ukwizera. Habakuki bamwise umuhanuzi wo kwizera. Ijambo rikuru mu gitabo cya Habakuki turisanga mu gitabo cya Habakuki ibice 2 ku murongo wa 4. Haravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Iri jambo rigaruka cyane no mu Isezerano rishya, aho dushobora kurisoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 ku murongo wa 17, no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 3 ku murongo wa 11, no mu rwandiko rw'Abaheburayo
ibice 10 ku murongo wa 38. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yakicyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yakicyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yakicyubahiro. Imani yakicyubahiro. Imana rurema. Imani yakicyubahiro. Imana yagakiza. Imani yakicyubahiro. Imani yakicyubahiro. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo havugwa ikibazo cya mbere cy'umuhanuzi Habakuki, aho yibaza ngo kuki Imana yemera ibibi bikabaho imeze nk'irebera gusa. Habonekamo n'igisubizo cy'Imana kuri icyo kibazo cy'uko Imana yari irimo gutegura abakarudaya ngo baze guhana Abayuda. Habonekamo kandi ikindi kibazo cy'umuhanuzi Habakuki kibaza ngo kuki Imana yakoresha ishyanga rikiranirwa rikora ibyaha rigasenga n'ibishushanyo akaba ari ryo ryaza guhana ubwoko bw'Imana. Mu gice cya kabiri tubona ibyo umuhanuzi yakoze ndetse no kwihangana kwe ategereje ibyerekanwa. Habakuki yerekana kandi ibice bibiri by'abantu imbere y'Imana, igice cy'abantu babi n'igice cy'abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Mu gice cya gatatu tubona umuhanuzi wibazaga impamvu Imana irebera ikibi cy'ababi, asaba Imana ngo igire imbabazi kuko ariwo mutunzi w'imbabazi n'agakiza. Nyuma tukabona uyu muhanuzi ava mu gahinda yinjira mu byishimo. Ntitwasoza ikiganiro cyacu uyu munsi tudasomye nibura umurongo umwe w'igice cya mbere muri iki gitabo twatangiye uyu munsi, aricyo gitabo cya Habakuki. Reka dusome amagambo dusanga muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ibihanurwa umuhanuzi Habakuki yeretswe. Habakuki yari afite byinshi yibaza, ndetse usanga abaza cyane Imana, ariko twavuga ko iki gitabo kigizwe ahanini n'igisubizo cy'Imana. Mu yandi magambo, igisubizo cy'Imana nibwo buhanuzi bugize igitabo cya Habakuki. Igisubizo cy'Imana ni urubanza cyangwa ibihano iby'umuhanuzi, kimwe n'abandi bahanuzi bise burden cyangwa se umutwaro. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yakicyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yakicyubahiro. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yakicyubahiro.
urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mbere yuko dutandukana, ntabwo nagenda nakugejeho incamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi. Twabonye ko igitabo cy'umuhanuzi Habakuki gifite ibice bitatu. Mu gice cya mbere havugwa ikibazo cya mbere cy'umuhanuzi Habakuki, aho yibaza impamvu Imana irebera ibibi. Imana yatanze igisubizo yuko yari irimo gutegura Abakaludaya ngo baze guhana Abayuda. Ibyo bigatuma umuhanuzi yibaza ikindi kibazo cy'ukuntu Imana yakoresha abapagani basenga ibishushanyo, batubaha Imana mu guhana ubwoko bwayo bw'Abayuda. Mu gice cya kabiri tubona ibyo umuhanuzi yakoze ndetse no kwihangana kwe ategereje ibyerekanwe. Yerekana kandi ibice bibiri by'abantu b'abapagani ndetse n'igice cy'abantu b'abakiranutsi. Mu gice cya gatatu tubona umuhanuzi asaba Imana ngo igire imbabazi kuko ariyo mutunzi w'imbabazi n'agakiza. Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki tubona ko gisoza umuhanuzi ava mu gahinda yinjira mu byishimo. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uyu munsi turi imbere yawe. Nk'uko umuhanuzi Habakuki yabyibajije, tujya tubona ibibi byinshi bibera mu isi. Twebwe ntitugusaba kurimbura abakora ibyaha, ahubwo turagusaba ngo uturinde kwivanga mu bibi kandi utabare iyi si yose. Uturinde ibihano, ahubwo uhe imitima yacu gutsindwa no guca bugufi. Mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka tuzaganira kuri iki kibazo kibaza ngo kuki Imana yemera ibibi bigakomeza gukorwa mu isi, ikamera nk'irebera ibiba ari nta kikora. Mbese waba uzi impamvu yabyo? Reka nzabikubwire ngarutse. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.